Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda ndabasuhuje. Amazina yanjye ni Jean Bosco Ngarama wabateguriye ikiganiro kuri uyu mugoroba wo kuwa kabiri tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2022. Ikiganiro rero cyo kuri uyu mugoroba twabateguriye dufite umutumirwa, ntabwo ari umushyitsi, ni umusangwa n'ubundi asanzwe agaragara kuri radio Tuvasa, ijwi rya fondasiyo Ibuka Bose Rengera Bose. Tudatinze rero ndagira ngo umuhereze ijambo yibwira abadukurikiye, hanyuma dutangire ikiganiro. Bwana Tanazi, tubahaye ikaze. Murakoze cyane muvandimwe Ngarama Jean Bosco. Nkuko nsanzwe nivuga kuri no radio yacu, radio televiziyo Tuvasa, ni ngewe Hakizamungu Tanaze, nkabamba muri kino gihugu cy'Ubufaransa. Nkaba nanahagarariye umuryango Ibuka Bose Rengera Bose. Ndumva mu by'ukuri nta byinshi navuga, ibyinshi turi buvuge mu kiganiro tugiye kugirana, ibindi nanabivuze mu bindi biganiro twagiranye ubushize. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Atanazi kuba mwibwiye abakurikiranye radio Tuvasa, ijwi ya fondasiyo Ibuka Bose Rengera Bose. Kuri uyu mugoroba wo kuwa kabiri rero hari ikiganiro twateguriye abanyarwanda tugira ngo tubagezeho. Icyo kiganiro nta kindi, tugiye kuvuga ku bijyanye n'akarengane muri rusange gakorerwa abanyarwanda, ariko hakaba hari ingero zifatika twashoboye kubona twagenderaho kugira ngo mu by'ukuri tugaragarize abanyarwanda ko tugaragarize ubutegetsi abanyarwanda n'ubutegetsi bw'u Rwanda ko ibintu bura butegetsi bukomeje gukorera abanyarwanda ari ibintu bibi cyane, ari ibintu bikabije kandi byagombye gufatirwa umwanzuro mu maguru yihuse. Nk'uko rero byakunzwe kugaragazwa kenshi, hari akarengane kagiye gakorerwa abaturage ku bijyanye n'imitungo yabo. Mu gihe tukivuga ku mitungo, reka mpere ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rihereza umunyarwanda wese kimwe n'undi wese uhafite imitungo mu gihugu cy'u Rwanda uburenganzira ntabanduka, ko uburenganzira ku mutungo w'umuntu ntawe ugomba kubuhungabanya. Ibyo ni itegeko nshinga kandi n'iryo tegeko rikuru rigenderwaho mu gihugu. Hari noneho n'andi mategeko yandi asanzwe, ariko reka duhere kuri icyo ngicyo cy'itegeko rikuru mu gihugu. Urugero rwa mbere rero mu nkuru zakunze gusakara ahantu hose, aba ku mbuga nkoranyambaga kimwe no mu bindi bitangazamakuru, hakunze kugaragara inkuru y'ukuntu habayeho urubanza rw'uwitwa Mirimo, yari umunyemari, mbese urubanza rw'umuryango wa Mirimo kuko Mirimo ntakiriho. Uwo munyemari rero urubanza rwabayeho, inkiko zifata imyanzuro, hanyuma nyuma y'iyo myanzuro haza kuboneka gukorwa urugomo rw'uko imashini zagiye ziza zikaza gusenya imitungo, mu by'ukuri bakanarengera, hakabaho kuvogera uburenganzira bwa rubanda ku mitungo yabo. Izo nkuru rero zavugishije menshi ibitangazamakuru bitandukanye, yaba ibyo mu Rwanda yaba n'ibyo mu mahanga. Abantu benshi babivugaho ibintu bitandukanye. Bamwe mu banyarwanda cyangwa bamwe bavugira agatsiko ka FPR Inkotanyi bo bafite ubundi buryo babivugaga, bashaka kurengera agatsiko barimo. Ibyo rero ntibyatinze, haza gukurikiraho nabwo akandi karengane k'uburyo umunyemari Rwigara yasenyewe inzu yiwe, babanje no kumuteguza ngo nadasenya ngo bazabaca amafaranga yo kwishyura abaje gusenya. Iyo nayo ni inkuru yakwiriye ahantu hose, basenyerwa ibyabo, kandi mu by'ukuri ku karengane cyangwa se tuvuge ngo ku kagambane umudamu we yakunze kubigarukaho cyane, n'uburyo babatwaye indi mitungo yindi isanzwe. Ibyo ni ibintu abanyarwanda tuzi kandi tumaze kumenyera. Mu minsi yashize twigeze nabwo tubona video yakwiriye ku mbuga nkoranyambaga, yari iriho umuntu w'umushinwa akubita abanyarwanda. Icyo nacyo sinakwibagirwa kukivuga muri iyi nkuru, kuko uwo mushinwa yafashe hari abanyarwanda ngo bakekwagaho barabazamu cyangwa se bakoraga muri kampani y'uwo mushinwa, bashobora kuba barakekwagaho kuba hari ibintu byabuze byibwe. Umushinwa arabafata ajya kubihanira, ku buryo babaziritse imigozi, bigaragara umushinwa rwose ari kubakubita inkoni nyinshi, kandi amakuru yakurikiyeho yagaragaje ko abo bantu bamerewe nabi cyane.
hari n'inkuru zaje kuvuga ko uwo mushinwa yaje gukurikiranwa mu rwego rw'ubutabera, nyuma biza no kugaragara hari inkuru yaje gusohoka ivuga ko yaje kurekurwa. Abazi andi makuru wenda acukumbuye nawe yaramutse ari aho iyo uziho waza kuyatubwira cyangwa nabo bazayatubwire, tumenye nimba abo bantu bararenganuwe bagiriwe ibyamfura mbi n'umunyamahanga, mbese bakorewe icyo bita iyicarubozo, icyo bita torotire mu rurimi rw'igifaransa. Ibyo rero biza nabwo byiyongera ku nkuru ejo bundi yasohotse mu binyamakuru byo mu Rwanda. Iyo nkuru rero yasohotse ku kinyamakuru cyabitangaje ni muri Musanze, ni ikinyamakuru cyitwa Mama Urwa Gasabo TV. Iyo nkuru ikaba igiye kumaraho icyumweru. Yaravugaga ngo Musanze bamusenyeye inzu yubatse mu butaka yatse umuturage. Muri iyo nkuru rero nk'uko babivuga, hari umunyamahanga n'umuzungu waje ngo agura inzu ahantu, amaze kuyigura bihuza nuko yaguze ikibanza, amaze kukigura bihuza nuko uwakimugurishije yamuhaye icyangombwa, ariko yari yarahaye n'abandi cyangwa yaragurishije n'abandi baturanye batarakora transfer y'ubutaka kugira ngo bimuveho bijye kuri abo ngabo. Noneho wa muzungu aboneraho umwanya aragenda babandi bose arabimura, ku buryo n'inzego abaturage muri uko banabivugaga, navuze umutwe w'inkuru, abadukurikiye bishoboye cyangwa babishaka bazajye kuri YouTube bazabibona. Muri uko kwirukana abaturage muri ubwo butaka yitwaje ubushobozi yari afite cyangwa ubundi bubasha tutazi, abaturage basobanuye neza muri iyo video yuko inzego za leta z'ibanze zabigizemo uruhare, ndetse n'inzego za polisi kuza gusenyera abaturage no kubangaza, bakurwa mu byabo baragenda. Kandi mu by'ukuri izo nzego zizi yuko harimo akarengane, cyane ko mbere y'uko urwego rw'ibanze rufata icyemezo nk'icyo, yo ari ikibazo kigerebana n'amasezerano hagati y'abantu babiri, ubwo n'amasezerano hagati y'uwo wari waguze n'uwari wagurishije, hagombaga kuzamo inzego z'ibanze zikareba uwagurishije n'uwaguze, bakamenya uri mukuri n'utari mukuri, none inzego z'ibanze zigakemura icyo kibazo mbere y'uko hafatwa umwanzuro wo gusenyera abaturage no kubirukana. Ariko icyagaragaye nyine nuko abaturage babasenyeye baranabirukana hashingiwe ku kintu cyitwa amasezerano, mu rurimi rw'igifaransa bakita contrat. Bigaragara rero yuko hagiyemo akagambane, n'akagambane kakozwe n'inzego z'ibanze n'uwo muzungu, barenganya abaturage barabangaza bakura mu byabo. Nyuma rero inkuru yaje kuboneka nuko ngo bashobora kuba baratabaje inkiko, barasiragira imyaka irenga 2 birukanka mu nkiko. Yego baje gutsinda ko baje kwerekana ibimenyetso, iyo nzu y'uwo muzungu irasenywa, ariko mu by'ukuri bigaragara yuko abaturage bari baharenganiye. Ibi rero n'ubundi byaje gukurikirwa n'iyindi nkuru iyo yabaye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Muganza. Ni inkuru yasohotse nabwo mu kinyamakuru BTN TV Rwanda. Umutwe wayo waravugaga ngo BTN Morning Live, kuki umuntu yigomeka ku mwanzuro w'urukiko. Ibi rero byose hamwe n'ibyo maze kuvuga mbere, turagira ngo tubihuze noneho tuganiriza abanyarwanda, tubereke mu by'ukuri yuko akarengane katigeze gahagarara mu gihugu cy'u Rwanda. Ndavuga akarengane gashingiye mu kubangamira uburenganzira bw'umuntu ku mutungo we, ndetse no harimo hakazamo n'ibyo kwigomeka ku byemezo byafashwe n'inkiko. Kandi iyo urukiko rwafashe icyemezo kiba cyabaye itegeko, yo kitajuririwe kandi mu buryo bukurikije amategeko. Ndagira rero ngo mbere yuko twinjira kuri iyi nkuru yabaye mu murenge wa imaze amezi 8 nyuze kuri kinyamakuru, yabaye mu murenge wa Muganza mu karere ka Rusizi, ndagira ngo dushyireho wenda amajwi abadukurikiye bashobore gusobanukirwa neza ibyo turi kuvuga. Ndumva twashyiraho amajwi tukabanza tukayakurikira. Ufashe atuburanire kuko twabuze abatubwira, twabuze n'abadufasha, ariko dusaba umuyobozi w'igihugu aze agira icyo adufasha. Musa Minadabu wari umuyobozi w'iyi kampani yadukoreye hamwe atangaza ko nyuma yo gutsinda urubanza bahishijwe imitungo yabo byemewe n'amategeko, gusa bagatungurwa no kwamburwa imfunguzo n'abapolisi batanabwiwe impamvu. Tuzishurijwe rero nk'uko amategeko abivuga, yabivugaga nk'uko ikigo wabitegetse n'ibindi, twamaze kugira mu byacu tubone polisi iraje.
iraza n'igitutu n'imbaraga nyinshi, ndetse njye nanjye no kwitura hasi kubera kurwara diyabete, bandira ubwoba buteye ubwoba ngo utuyifunguzo tuhamagawe na shefu wacu i Kigali. Basi dusanze kuri Semirwa tugiye dutashye, uyu ni uwitwa Safari Christian, yari DP Rusizi, hari Ange Irakarama wari wasigaye mu mwanya wa komanda wari wagiye muri mission, yamusigaye mu mwanya. Ubwo ngubwo urumva ko n'abayobozi bombi bari kumwe n'abapolisi, imodoka yuzuye bazitwatse ku ngufuri bazijyana. N'agahinda numva afite uretse icyama ngo umuyobozi w'igihugu, umubyeyi Kagame akabyumva, tuzi ko waturengana niwe dutabara, kuko ku isi ya rurema nta kintu cyabaye kugira ngo umupolisi aze yavuguruze urukiko. Ni ibintu biteye ubwoba, bigaragara ko mbese urukiko nta jambo rufite mu gihugu cyacu, kuko ubu ijambo rifite umupolisi, kuko icyo niba umucamanza avuze iki, umupolisi akaza akakigomeka ati simbishaka. Urumva ko ari kuyatugira ni imanza zizagezeho, tuzajya dusanga yenda polisi tukaba ariyo dushyikiriza ibirego kugira ngo yenda izabare y'igitucira imanza. Abacamanza bigaragara ko abapolisi bagaragara ko batuma umucamanza icyo ari cyo, ariko narenze ko urukiko ari urukiko rukomeye, urukiko rw'igihugu araherera imbere, ariko abapolisi batesha agaciro. Ku murongo wa telefone avugana na BTN TV, umuvugizi wa Polisi Rwanda Commission of Police John Bosco Kabera yatangaje ko ibyakozwe byose bikurikije batsinzwe. Ikibazo cyarabaye kera kirarangira, kandi rwateje cyamara kukirwa amategeko, umwajya mu nkiko mukareba uko byagenze. Hari ibyo bari barubatse uruganda bagurije banka indebera y'impamvu cyangwa se n'abandi babivugamo bakomeza cyarangiye. Icyo kibazo cyakoze mu buryo bijyanye n'amategeko, numva yuko utarishimiye ko cyagenze n'ubundi yagana umutegetsi, ariko ntibakureho kuzana umupolisi nta kibazo. Kuba urubanza iyi kompanyi yatsinzemo banki ya Kigali rwaraciwe tariki ya 12 Mata 2017, iyi kompanyi igasubizwa imitungo yabo kuwa 20 Mata uwo mwaka. Urubanza batsinzwemo na banki ya Kigali bo bavuga ko batanazi ngo kuko iyi banki yari yikuye mu rubanza rukaba rwaraciwe tariki ya 7 z'ukwa gatandatu 2017, nyamara barambuwe imfunguzo z'uruganda ku itariki ya 20 Mata. Aha niho bahera bavuga ko batiyumvisha icyo bakiwe imfunguzo, imiyoborere mibi, kutabona isoko ry'umusaruro kugeza ubwo umuceri uborera mu bubiko bisoba, ndetse no kwigwizaho imitungo y'abaturage ni bimwe mu bibazo byugarije amakoperative akorera ubuhinzi bw'umuceri mu gishanga cya Bugarama muri aka karere ka Rusizi, aho bisa n'ibyaburiwe umuti. Gusa umukuru w'igihugu Paul Kagame ubwo yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru ndetse n'abaturage ku itariki ya 5 Nzeri yabikomojeho ko ari bimwe mu bikwiye kuvugutirwa umuti. Ikibazo cy'ubusheri kimaze igihe hari ibyo kigenda kigaruka, ngira ngo tuzagomba kugifatira ibyemezo ntakuka, ndetse bakwiye kuba babifitemo uruhare. Bwana Atanazi, ndumva tumaze gukurikirana ikiganiro uwo muhinzi cyangwa se uwarenganijwe yahaye radio televiziyo BTN mu Rwanda. Ndumva mwashoboye gukurikirana neza ibyo yavuze, n'abadukurikiranye bashoboye gukurikira ibyo yavuze, ariko nubwo yabivuze abihereye hagati, ni ukuvuga ngo ni uruganda ni kampani yitwa Dukorere Hamwe, ifite uruganda rutonora umuceri ku murenge wa Muganza. Iyo kampani yatse amafaranga muri banki, bayiha inguzanyo, noneho iza guhindura banki, Beka igura iyo migabane. Ageze muri Beka iza kumwongerera indi nguzanyo, bigezeho biza kuzamo ibindi bibazo, nuko ni ikiganiro kirekire nafashe igice gitoya. Noneho haza kubaho igihe cyo kwishyura cyegereje, Beka iza kugirana ibibazo bijyanye n'amasezerano, gishingiye ku masezerano bari bagiranye, uko hari inguzanyo bimukanyemo, hari niyo bahawe. Hanyuma rero baza Beka ijya mu rubanza, ijya kurega. Igiye kurega, uyu uhagarariye iyi kampani ari nawo wavugaga witwa Nkusi ya Minadabu, agiye kujya kwitaba banki, yikura mu rubanza ivamo, kuko yasanze yari yareze yibeshye. Banki rero imaze kwikura mu rubanza, haje kubaho, yavuye mu rubanza, urubanza rwarahagaze ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 4 2017,
banki yaje guteza icyamunara nta rubanza rurabaho. Nyuma rero nyuma yo guteza icyamunara, yaje guteza icyamunara, nyuma y'iyo cyamunara niho haje kuboneka ku itariki 7 icyarubanza bateje icyamunara mu kwa 4, ariko baza kwerekana umunyamakuru arabivuze nyuma, baza kwerekana ko urubanza rwarangijwe ku itariki 6 z'ukwa 7. Bivuga ko cyamunara yatejwe mbere y'uko urubanza rubaho. Ariko mbere y'iyo cyamunara nk'uko yabisobanuye, nyuma y'iyo cyamunara baje kuyitesha agaciro cyamunara yatejwe kuko yatejwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Cyamunara yabaye ku itariki 20 z'ukwa 4, noneho iza guteshwa agaciro bavuga ko yakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Iteshejwe agaciro n'inzego zifitiye ububasha, bagarura ifunguzo bazihereza nyiri kampani. Bazimuhaye yabivuze, polisi za kuza irazimwaka, bamushyiraho n'iterabwoba. Abadukurikiye babyumvishe. Noneho bavuze ko nta rubanza rwabayeho, baza kubazanira noneho, kandi banki yikuye mu rubanza, baza kubazanira urubanza rwabaye ku itariki 6 z'ukwa 7, kandi ibyo byose byari byararangiye. Ukibaza utese cyamunara igibaho mbere y'uko urubanza barurangiza mbere y'uko urukiko ruruca. Bwana Tanazi wakurikiranye muri rusange iki kiganiro cy'uyu Nkusi avuga ku bijyanye n'urubanza rwe n'akarengane yagiriwe n'uburyo yambuwe uruganda rwe, ni kugera kuri ubu tuvugana ntabwo arasubizwa. Twavuze nabwo ku byagiye biba ku mitungo y'abitwa ba Mirimo, ba Rwigara. Twavuze ku byabaye ejo bundi muri Musanze, uko umuturage bamwimuye mu mitungo yiwe, basenya inzu, baramwirukana aragenda, nta cyemezo cy'urukiko gitegeka ko uwo muturage asenyerwa inzu akazivamo. Bwana Tanazi, ibi bintu ubyumva ute, ubibona gute? Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane Bwana Ngarama Jean Bosco. Ndagira ngo nibutse abatwumva kuko iyi ngingo tugiye kuganiraho ijyanye n'ibiganiro bibiri twaherutse kugirana. Hari ikiganiro twagiranye ku bintu by'ubukungu, cya mbere twereka abantu ko ubukungu hari muri kiriya gihugu budashoboka kubera ko abantu ntibatekanye, abantu nta mahoro babaha. Igenda kibuka, ndagira ngo abatwumva bazajye kuri YouTube barebe ku murongo wacu wa Tuvasa, barebe n'icyo kiganiro. Hari ikindi kiganiro cya kabiri nanone twagiranye cyerekana ko abanyarwanda batarinzwe. Ibyo babeshya ngo bararinzwe, ntabwo abanyarwanda barinzwe. Ibyo biganiro byombi iki tugiye kujyana nabyo gisa nkaho cyuzuzanya, kuko muri ibi bintu byose umaze kwerekana, umaze kuvuga, birerekana mu by'ukuri cya mbere ko ubukungu bw'u Rwanda, umuntu wa mbere, umugome wabwo ni ubuyobozi bw'u Rwanda, nibwo bwica ubukungu bw'u Rwanda. Ikindi cya kabiri, ukurikije iki kiganiro cya kabiri twagiranye cy'abanyarwanda ko barinzwe, biragaragara ko nabwo ko abanyarwanda batarinzwe. Mu by'ukuri ibi bintu byose tumaze kuvuga ahangaha bijyanye, byerekana ko ibintu twavuze muri biriya biganiro bya mbere. Ndahamagara n'abanyarwanda batwumva cyangwa se n'abanyamahanga bumva ikiganiro kuzumva ibyo biganiro bibiri twagiranye, kuko ibi ngibi umaze kutwumvisha n'iriya video umaze kutwumvisha bijyanye mu by'ukuri, kandi byerekana ko ibyo twavuze muri bya biganiro bibiri bya mbere ari ukuri ndakuka. Twibutse ko aya majwi umaze kutwumvisha ni amajwi yafatiwe mu Rwanda. Wenda twebwe abantu bashobora kuvuga bati turi kuvugira hanze, ariko ibi ni byo abanyarwanda bavugira mu Rwanda, akarengane bagirirwa. Mu by'ukuri rero ngarutse kuri aka karengane abanyarwanda bari gukomeza bagirirwa mu mpande zose uko bigaragaje, hari ikintu bigaragaza. Ikintu bigaragaza nicyo twagiye tuvuga muri biriya biganiro byose twagiye tugirana mbere. Navuga ko ari ibintu bibiri bigaragara. Ikintu cya mbere bigaragaza ni ubuyobozi budashoboye. Icyo twarakivuze nacyo mu biganiro bya mbere byavuze. Iyo ubona abaturage ukabona inzego ziri gutsimbana kuriya, ukabona ubucamanza buciye urubanza, polisi arahindukiye inyuma, nta muntu uzi umuntu umutumye, araje afashe ifunguzo azambuye umuntu watsinze urukiko, ukabona abantu bari kujya kurega ibintu, ukabona mu by'ukuri ni akavuyo. Ni igihugu kiri mu kavuyo. Ngira ngo ibi bintu byose uko bisobanuye, uko wabyerekanye, inzego uko zigenda zitsimbana, inzego umwe polisi ntizi ibyo igomba gukora, iraza ikivanga mu by'ubucamanza, ubucamanza bukivanga muri polisi. Mu by'ukuri ni akavuyo. Iyo ari akavuyo mu gihugu nka kuriya, bigaragaza iki? Bigaragaza ubuyobozi budashoboye. Ubwo buyobozi bugomba kuvaho, bukagenda hakaza abantu bashobora gushyiraho ubuyobozi mu by'ukuri bushoboye, bwubahiriza inzego zigakora uko zigomba gukora. Icyo ni ikintu kimwe kigaragara ko
ubuyobozi budashoboye. Ikindi cya kabiri bigaragara nyuma y'ubuyobozi budashoboye, bigaragara ko abanyarwanda nyine muri ubwo buyobozi budashoboye, nk'uko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize, abanyarwanda ntibarinzwe, abanyarwanda bari mu muhanda. Ni terima abantu bakunda kuvuga, nibyo abantu bakunda kuvuga ko abantu bari mu muhanda bivuga ngo iki? Bivuga ko mu by'ukuri abantu bari mu muhanda nibo abandi baba bategereje umuntu waza akabitoragurira. Ni ukuvuga ngo ubundi abantu bari mu gihugu burya ntiwagombye kuza kubakora, kuko igihugu nyine kiba gifite imipaka, kiba gifite uko kiyobowe, uko kitunganyijwe, uko kirinzwe, kurindwa. Ariko nabyo ngomba kugaruka, ibyo twabigarutse ubushize simbigaruka ngaha, ntabwo ari iby'abasirikare bafite imbunda biruze ku mipaka n'ibiki ibyo twabivuzeho ubushize simbigaruka cyo Kinyarwanda. Ibyo bivuga birinzwe ni ukuvuga ngo kurindwa n'iyo mitungo y'abanyarwanda ikubazwa, niko kurindwa k'umuturage, kurindwa kwiwe ku mubiri, akarindwa kubw'umutungo, akarindwa n'ibyo, akarindwa nabe n'ubutunzi bwiwe. None abanyarwanda bari mu muhanda kuko ibyo bintu umuntu araza mu gitondo nyine, nkuko sinjye umaze kubivuga n'ibigaragaye mu kiganiro, umuntu akamubwira ngo ibintu wari ufite mu gitondo ndabikwambuye. Wibaza nk'icyo nka biriya byo mu Ruhengeri, ubata nka biriya byo cyahoze ari Ruhengeri mu majyaruguru, ukuntu umuntu yaje akavuga ati isambu yawe ndayikwambuye, polisi iri aho ngaho ikigaramira ntigire ikintu ikora, bikazaba ngombwa ko bijya mu nkiko n'ibindi byakurikiyeho, umuntu akaza. Ubwo se abantu bambwira ngo bararinzwe? Ntabwo barinzwe. Ibintu by'umuntu ntibirinzwe, ubuzima bw'umuntu ntiburinzwe. Abantu baricwa uko igihe cyose, ukumva ngo abantu bapfuye ntumenye uwabishe n'ubi. Umuntu ibintu byo bikaza ku manywa y'ihangu bigafatwa, umuntu akabikoresha uko ashatse, uko yiboneye. Abo bantu mu by'ukuri rero ibi bintu nyakubahwa Ngarama Jean Bosco umaze kwerekana n'ibyo bintu byerekana igihugu kiyobowe nabi, bikerekana ko abanyarwanda batarinzwe na gato. Ni ukuvuga ngo batarinzwe ibintu byabo, nabo ubwabo ntibarinzwe. Ibyo babeshya ngo imbibi zirarinzwe, ngo umutekano, ni ibinyoma. Ibibaho nta munyarwanda urinzwe muri kiriya gihugu, kuko iyo bakubwira Ngarama bakubwiye ngo urarinzwe nk'aho ngaho muri Amerika, nuko ahuba inzu yawe nta muntu uyivogera, ikintu cyawe ufite ari icyawe, nta muntu ugukorera ku buzima igihe ashakiye, nta muntu ukora ku bintu byawe igihe ashakiye. Noneho iyo ufite ubuyobozi nk'aho uri muri Amerika, iyo uvuga ngo ubuyobozi burari, nuko ibintu ubuyobozi bukugomba ubona uko bugomba. Inzego za leta ukabona ziri gukora, polisi igakora uko igomba gukora, ubuyobozi bundi bw'ubucamanza cyangwa nyubahirizategeko n'izindi nzego za leta zishinzwe ubuzima, zishinzwe uburezi, zishinzwe n'ibindi, zigakora uko zishinzwe gukora. Igero ubona hari akavuyo muri izo nzego zose, nuko igihugu kiba kiyobowe nabi. Ibyo rero nibyo biri mu Rwanda, igihugu kiyobowe nabi, abanyarwanda ntibarinzwe. N'ibyo bintu bibiri uyu munsi tugomba gufata muri ibi bintu byose umaze kubona, umaze kwerekana aha ngaha. Murakoze, niba ari ibindi nasobanura mwambwira. Murakoze cyane Bwana Atanazi ku bisobanuro mutanze, ariko n'ubundi ngiye kongera ngaruke mbabaze ikindi kibazo kugira ngo musobanurire neza abadukurikiye. Iyo twatanze ingero nyinshi, twavuze urugero nshaka kugarukaho ni nk'urwo twabonye mu binyamakuru aho basenyeraga uwitwa Mirimo, umuryango wa Mirimo. Igihe bamusenyera haje ibimashini, hari umuhungu we n'umugore wiwe, ndumva naragerageze kubikurikirana ibyo biganiro batanze, bakanitanga imbere bavuga bati ntabwo mukora ku bintu byacu, bo bakavuga ati uwitambikamo mu muterure n'imashini, nuko urabyumva nawe. Icyo gihe habayeho ukwigomeka ku byemezo by'ubucamanza. None uru rugero rwa kabiri rwaha kuri Nkusi Aminadabu na kampani yiwe Dukorere Hamwe, bigaragara yuko mu by'ukuri urubanza rwabayeho rwarangiye, ariko baza kwigomeka inzego za gipolisi, nk'uko yabivuze, yanavuze n'amazina y'abaje kubyigomekaho, baza kwigomeka ku byemezo by'ubucamanza. Aha ngaha Bwana Atanazi wasobanurira iki abadukurikiranye, aho abantu baba abapolisi yaba izindi nzego, izo ngufu zo kwigomeka ku byemezo by'ubucamanza baba bazikomora hehe? Icyo nicyo dushaka ko wasobanurira abadukurikiye, kuko tubanza twibukiranye mbere yuko usubiza ikibazo. Mu gihugu hariho inzego eshatu zigomba kubahana, niko itegeko ry'u Rwanda rikoze. Hari urwego rw'ubucamanza,
hari urwego rw'inshingamategeko n'abadepite, hari n'urwego nyubahirizategeko ari byo kuva kuri perezida wa repubulika kugera ku muyobozi w'umudugudu. Urwego rumwe rwagombye kwigenga nuko atari ko bimeze, ku buryo reka ngaruke ku bijyanye n'ubutabera. Iyo habayeho icyemezo cy'umucamanza, cyaba kiri mu makosa, cyaba kinogeye uwareze cyangwa uregwa, cyaba kitamunogeye, hari icyo amategeko yateganyije akavuga ati iyo bitakunogeye hari inzira zo kujurira. Iyo nta bujurire bwabayeho, icyemezo kigahinduka itegeko, bagishyira umuhesha w'inkiko kugira ngo ajye kurangiza urubanza. Ibyo rero bibaye itegeko uko bagomba kurangiza urubanza. Ibyo byarakozwe. Noneho iyo bikozwe hakaboneka abandi bantu banyura inyuma bakwita abapolisi, uyu mugabo yabivuze mu kiganiro yatanze, avuga ko uwo mupolisi bamubwiye ko byarangijwe, ko byanyuze mu nkiko. Umupolisi abasobanurira ko ahamagawe n'i Kigali, niko yavuze muri interview, ko ahamagawe n'i Kigali bamutegeka uko agomba kuza akabambura ifunguzo akazijyana. Cyamunara ya mbere yarateshejwe agaciro, barongeye bagarutse ku mwaka ifunguzo, kandi nta yindi cyamunara ya kabiri yabayeho. Icyo kintu atanazi wumva izo ngufu zivahe zirenze bwabwe ukubw'ubutegetsi butatu butuzi ku buryo ziza kuvuguruza ibyakozwe n'izo nzego. Zaba zivahe mbijyaniranye, nubwo ntinze mbijyaniranye, umvuze ku rugero rwa Nkusi, mbijyanirane nabwo na hahandi ku Gisenyi twavuze umuzungu yaguze, haza ingufu zaje gusenyera abaturage, zikura abaturage mu byabo, baragenda bajya kuzerera, nubwo baje kujya mu nkiko nyuma, ariko duhagararira mbere ko bajya mu nkiko. Izo ngufu ziza gusenyera abaturage, zikabimura, zibirukana mu byabo. Nakurikiranye na video, uzayumva nawe, uzabona umwanya azayikurikirane. Abaturage bavuga n'uburyo basohokanye ngo utuntu, bavugamo n'udukariso bagiye bajugunya ibintu nk'ibyo. Ariko izo ngufu zivahe? Izo ngufu rero Bosco ziva ahantu habiri, ariko ahantu hambere ziva harazwi. Ahantu hambere ziva kuri nyakubahwa perezida wa repubulika witwa Kagame, kuko niwe muntu wa mbere, niyo mpamvu nakubwiye niwe muntu wa mbere uteza akavuyo mu gihugu. Kubera iki? Ngiye kubikubwira ku mpamvu ngiye kugusobanurira. Niwe muntu wa mbere uteza akavuyo ku byo avuga no ku byo akora. Niwe muntu wa mbere uteza akavuyo mu gihugu. Kubera iki? Ndagira nkubitse ko Bosco muri kiriya gihugu ni igihugu cyoboye ku buryo bwa gisirikare. Abasirikare no bafata ibyemezo. Iyo mvuze igisirikare ubwo na polisi bya naho bitare, kuko polisi nabwo uzasanga abenshi bari abakoloneli mu gisirikare cyangwa bari abamajoro ni mu gisirikare n'ibindi. Polisi na gisirikare bisa nkaho bifatanye mu by'ukuri no kubitandukanya muri kiriya gihugu ni ibintu bikomeye. Nubwo ari inzego ebyiri mu buryo bw'amategeko zitandukanye, ariko mu mikorere yazo ukurikije uko zikora nuko izo nzego zisa nkaho zikora mu buryo bwa gisirikare. No ni igihugu cyoboye mu buryo bwa gisirikare. Kiriya gihugu ngira ngo tubanze tubyumvikane icyo kintu. Bizikaburwa mu kirego twa gisirikare kuko ziyoboye n'umujenerali nawe ushaka ko uko bigenda. Ari naho nakubwiye kare akavuyo kose gaturuka. Kubera iki? Ndawa nk'urugero Bosco, wavuze inzego 3, ubucamanza, nyubahirizategeko. Nk'iyo perezida wa repubulika agurutse akavuga ati nukujya turasa abantu ku manwa, umuntu utaciriwe urubanza, n'icyaha cyo kwitwa kitakiriho mu Rwanda, wibutse ko cyanahanaguwe. Perezida wa repubulika agahaguruka ati mujye mubarasa ku manwa. None se izindi nzego ziri munsi na perezida wa repubulika badashobora kubariza amategeko, uragira ngo izindi nzego zo munsi nyina ku kavuyo nikabe gutera zubahirize gahunda gutu ubucamanza bwubahirizwe, nyubahirizategeko yubahiriza ubucamanza, mujye na perezida wa repubulika ubwe ari we mugara w'ibyo bintu byose. Ahagurutse akavuga ati n'itegeko ritabaho. Itegeko ritabaho kuko itegeko ryo kwicwa mu Rwanda ryaraciwe, nta muntu ukicwa mu Rwanda mu mategeko asanzwe ntawe. Ariko bakavuga ati tugiye ko yaturasa nabo bantu ku manwa. Ariwe mukuru, ariwe mugara w'ubucamanza, mugara w'izo nzego zose. None se uragira ngo izo nzego zose zikore gute? Nuko rero no hasi biramanuka. Umuntu ufite ingufu wese no kuvuga ngo ufite imbunda aramanuka nyine, ibindi byose ntacyo bivuze kuko biba byatangire hejuru. Perezida wa repubulika n'ufite imbunda n'umujenerali mukuru mu bajenerali afite imbunda, arategeka ati no kurasa ku manwa nta kibazo biteno, abo baturage n'uzaje ukora ikosa muze murasa ku manwa, ibyo nta kibazo. Abandi n'abapolisi urabizi nabo baba bafite imbunda, baramanuka kuko umucamanza we urabizi nta mucamanza ara mu gihugu ufite imbunda, aramanuka akavuga ati ibyo ngibyo ubucamanza bwakozwe ntacyo buvuze, ni mukureho kubera ko wenda uri hejuru, umujenerali uri hejuru yo cyangwa se byavuye muri FPR hejuru yo, cyangwa byavuye no kwa Kagame ubwiwe kuko ari umuntu wa mbere uca amategeko y'igihugu kurusha abandi bose. Akavuga ati nuko bimeze, tuzaba tubigaruka ariko amabwiriza twawe nayo ngayo. Naho ibintu biva Bosco
naho ingufu za mbere zo gusuzugura ubucamanza ziva nuko ku mutwe w'igihugu hari umuntu ubwo utubahiriza ubucamanza w'umusirikare, noneho utegeka mu buryo bwa gisirikare uha amabwiriza abandi basirikare bo hasi. Ni ukuvuga ngo umuntu udafite ingufu muri kiriya gihugu za gisirikare ntacyo avuze mu by'ukuri icyo bishaka kuvuga. ariyo mpamvu ubona polisi ze ikaza urubanza rwaciwe ikavuga ati no, urwo rubanza ntacyo bivuze. Urugero ruri no kuvuga n'ibyo ngibyo ni ibintu byanatangiye bimaze n'imyaka muri kiriya gihugu. Hari abantu ngewe nzi urukiko rwagiye ruca urubanza rukanategeka ko basohoka, nk'urugero nk'umusaza witwa Mangara waguye muri gereza i Cyangugu, urukiko rwari rwaramukatiye ko ari umwere arasohoka, ariko bamurekera muri perezida kubera ko urwego za gisirikare n'iza polisi ntizishaka ko asohoka, yarinze ko muri gereza. Ibyo ni ibisanzwe muri cyo gihugu tumaze imyaka tubibamo, kuko umuntu udafite ingufu za gisirikari, udafite ingufu za gisirikare ugomba ni kuba n'iza gipolisi, niwe munyangufu. Ibyemezo by'ubucamanza ntacyo bivuze. Ukira aho ngaho Bwana Atanazi, hari n'abantu tuzi harimo uwitwa Superfe Munyengabe nimba nibuka neza, abo bantu bagiye barekurwa n'inzego z'ubucamanza, hanyuma bashika ku muryango bakongera bakabasubiza muri gereza, bakavuga ngo ibuka yigaragambije ngo ivuga yuko ngo abantu bisha abantu. Ubucamanza, ikibazo cy'ubucamanza kigateshwa agaciro, abantu bagasubizwa muri gereza nta dosiye bafunga kandi bamazemo imyaka n'imyaka kugeza ku munsi wa none. Bara donc nukukubwira ngo umuntu nyine kubera ko bitangira hejuru nagusobanuriye uwo mugara, umuntu wagombye gutanga ubucamanza mu gihugu n'ubuhagarariye hejuru, niko nakubwiye. Niwe muntu wagombye gutanga urugero avuga ati ubucamanza ni kubutanga. Igero nawe yeretse abari hasi ko bose ko kubwo bucamanza ntacyo buvuze, ne gute se noneho akanashyiraho n'amategeko atabaho. N'amategeko atabaho n'ubucamanza bw'u Rwanda budateganya kugenga amategeko yo kuvuga ku mugaragaro perezida akavuga ati abantu tutatu barasa ku manywa. Icyo tegeko mu Rwanda ritakiribaho, wakaritanga ati mujye mubarasa. None suragira ngo abasigaye hasi bakora iki? Naho bitangirira. Icyo ni ikintu cya mbere rwose, naho ikibazo gishingiye muri cyo. Ni naho wumvishe nashimiye uriya mugabo Nkusi warenganye mu Buganda, bavuze ati nta wundi waturenganira ni nyakubahwa perezida wa Repubulika. Afite ishingiro Nkusi, kuko uwica ibintu n'ugomba no kubikosora. Kuvuga ngo Nkusi ngo azajya mu bucamanza ngo ubucamanza bumurenganire ntibizabaho, kuko uzambye ibintu Nkusi yaramumenya, ahubwo nuri n'ugomba no kuzamurengana kuko n'uwica ibintu n'uzambye ibintu. Rero Bwana Bosco numva ntavuga ibintu byinshi cyane kuri ibyo bintu, ariko aho bipfira bura turahazi, naho abo bantu hakura ingufu zisugura ubucamanza turahazi. Ni kuri uwo nguwo usuzugura ubucamanza wa mbere ari hejuru. Ngwe nk'urugero, ni gute ushobora kumbwira wavuze abo bantu bose, tuvuge dufata urugero abo bantu, wenda ibindi bigano sinshaka kuvuga kundi bigano kuko hari amasheni menshi agiye avuga ku bigano nk'umugabo abo bacuruzi. Sindi bujye mu rwego rw'ubukungu icyo bafitiye igihugu n'iki gihugu gihomba, ibyo twazabigarukaho mu kindi kiganiro wenda cy'ubukungu nk'uko twagikuze ubushize, tuzabigarukaho. Ariko dufate abacuruzi, dufate nka Rwigara, bagize gutya bamukubise ubuhiri, baramwishe, barangije kumwica, bagiye ku bintu byiwe, uzi ibyo babikoreye ubucamanza, kuko wa muntu wo hejuru nibyo nakubwiye n'uwavuze ati tuzatubarasa ku manywa. Ubwo ni wenda n'uwabatumye, kuko niba ari n'uwe utanga igihano cyo gupfa no gukira. Donc ubucamanza nabwo bugiye muri iyo ntuze, bugiye no kumusenyera iby'amazu, bugiye bakurikiye umurongo w'uwo muntu uri hejuru. Mu by'ukuri nta handi wapfira Bosco, ndibutsa ko aho bipfira mu Rwanda ni hejuru, ni muri Presidence ya Repubulika, aho bagombye kugarantisa ibintu byose, aho bagombye kubagara mu Gifaransa, ngo mu Kinyarwanda niwe wagombye kuba urengera inzego zose z'igihugu akazihagararira, ariko no bipfira. Ubwo rero ntushake ko ibintu bipfiriye ku mutwe. Ngewe ndi mu kiganga nyakubahwa Bosco, iyo buryo umutwe waboze kuvuga ngo igihimba ngo kizaba kizima, ngo amaguru azaba mazima, wapi? Burya niho umutwe utagenda neza no kugenda ntiwagenda. Yewe nta kintu ushobora gukora, ni umutwe bitameze neza. Donc rero mu gihugu cyacu ikibazo kiri ku mutwe wo hejuru. Umutwe wo hejuru ntibikora neza. Ntuzategereze ngo ibintu hasi bizagenda neza. Niba wowe ubitegereje ubitegereze, ariko nge rwose nta kintu ntegereje ko kizagenda neza hariya. Mu gihe ku mutwe w'igihugu hakiri abantu bagikora kuriya nk'uko uriya muyobozi w'igihugu nyakubahwa Kagame akora. Nge nibyo nayangirizaho. Urakoze. Murakoze cyane Bwana Atanazi. Nari nabibabajije mbabaza ati izo ngufu bazikura he? Musobanuriye abadukurikiye yuko aho bipfira ni naho musoreje. Muri iki kiganiro rero uyu muturage yagiranye n'ikinyamakuru cyitwa BTN, ni televiziyo,
hari aho yavuze yuko ukurikiye ikiganiro cyose kikarangira, hari aho bavuze yuko ngo bamubwiye ngo byaba byiza avuye muri ruriya rubanza ngo kuko ngo ashobora kuzarusigaho agahanga. Ibyo nabyo muri kiriya kiganiro babivuzeho. None kuva icyo gihe hashize imyaka, bamwambuye uruganda rwiwe, yaragiye yirirwa agenda, nta bigaragara, banagaragaje ko ibyo bise urubanza rwabayeho mbere yuko rwabayeho nyuma yo kurangiza urubanza, bivuga ko babanje kubaho kurangiza urubanza, noneho urubanza ruza gucibwa inyuma. Ibyo rero bya bindi binyuranije n'amategeko na za ngero zindi twatangaga. Uyu urebye wenda ikintu cyari gikunze kuvugwa, bari bakunze kuvuga cyane ko ibibazo bikunze kugaragara muri urwo rwego ari ibibazo by'abantu b'abakire bafite imitungo bigwijeho. None uyu munsi wa none bitangiye kugaragara ko ibyo byamanutse biva no mu rwego rwo hejuru, niyo za Kigali biraza bijya no mu giturage. Ahubwo umuntu atekereje neza yavuga ko nuko bidatangazwa, ariko mu giturage ko abantu bashize. Ari naho twabonye nyine duteguriye inkuru, twari duhereye kuri uyu mubyeyi wo muri Musanze, inzego zasohoye mu nzu yiwe barasenya, baramujugunya hanze ngo agende, hashingiwe ku masezerano y'inzu baguze. Kandi mu by'ukuri byo bibayeho, abantu bajya mu nkiko, urukiko rwo rubitegeka rukirukana nk'umuntu. Ariko mu by'ukuri rero ibyo byagiye biba byose byerekana yuko mu Rwanda hari ikintu kindi cyihishe inyuma y'ubutegetsi dusanzwe tuzi. Tukiri aho rero, Bwana Tanazi, hari abajya bavuga yuko hari nyuma ya za nzego eshatu navuze, hari abajya bavuga yuko hari urundi rwego rukorera iruhande rwo mu ibanga rutazwi, ndetse abasesenguzi bakavuga yuko urwo rwego rwitwa guverinoma y'ikuzimu, ntibarya indimi zo kubivuga. Icyo kintu Bwana Tanazi waba ukivugaho iki, ko hari ibyemezo byinshi bikoze gufatwa bibangamiye abanyarwanda kandi binyuranije n'amategeko? Icyo kintu cyo guverinoma ikorera uruhande abantu bamwe bakunze kwita ikuzimu, icyo kintu kivugaho iki? Iyo guverinoma yabibaho cyangwa ntayibaho? Nge sinahita guverinoma ikorera ikuzimu kuko irazwi, naho ikorera ibiro byayo birazwi. Iyo guverinoma yitwa FPR, ibiro bya FPR birazwi. En fait, hashize imyaka, muri make plutôt nandanye mu gifaransa, hashize imyaka abantu bazi ko ishyaka ryitwa FPR ari cyo bita mu gifaransa parti état, ni ishyaka rya leta. Nukuvuga ngo mu by'ukuri, reka ngwe nk'urugero Bosco, uzi ko muri FPR, ndagira ngo bivugire nahangane bara batabiza neza, ubura FPR igira abantu bashinzwe ububanyi n'amahanga muri FPR, igira abashinzwe igisirikare muri FPR, igira n'abashinzwe iperereza muri FPR. Abo bantu bakomeye, abo bantu bari muri FPR bafite iyo mirimo muri FPR harakubiro, aho ubu ntigikora ku Kabindi, ndumva aragiye aho bita Rusoro, niyo batsibiro byayo nyabyo. Abo bantu bafite ingufu, ngushinzwe igisirikare muri FPR harakubiro bya FPR, ari hejuru ya chef d'état major w'ingabo mu Rwanda. Icyo kintu sinzi, ndagira ngo ngica akaronga abantu bari kutwumva bakimenye. Ntabwo ari guverinoma ikorera mu kuzimu k'abantu, ahubwo ni guverinoma. Hari uyindi bita leta, hari leta iri ubona mu ba minisitiri w'intebe bicaye hariya birirwa bavugagura. Ngira ngo twagombye ko twarivuze muri cya kiganiro turi kuvuga igihe Kagame yarajyanye guverinoma yose kuri FPR, nuko muri kiriya yarajyanye ntabwo ariho guverinoma, nibajye no kubivuga. Kiriya yajyanye ntabwo ba minisitiri w'intebe nabari wabonaga ba Karere Kamanzi n'abandi yagiye ajyanayo, so guverinoma. Kuko guverinoma ikitwa leta, guverinoma y'u Rwanda ni FPR, ni itegeka guverinoma. Ngushinzwe igisirikare kuri FPR aruta chef d'état major, ushinzwe iperereza kuri FPR arusha ushinzwe iperereza risanzwe, dore ko inzego z'iperereza mu Rwanda zishobora kuba zari nk'icumi mu Rwanda udashyizemo iza FPR. Antuka harimo ushyizemo iza polisi, za gisirikari, n'iza gisivili, n'iza FPR ubwazifite ntizibuze kuba nko mu icumi. Kuri urwo rwego ho babikizeho kandi banatembera, ubona umenya ariyo mpamvu ugenda bakora za operasiyo zimwe na zimwe zikanabahira, kubera ibyo ni ibintu, kubera ko Kagame ari umuntu wo muri renseignement. Ariko ibyo simbigaruka ko icyo kiganiro cyaje kigamije. Ariko icyo nshaka kuvuga nuko iyo guverinoma si ikuzimu, iyo guverinoma irazwe ikorera ni yitwa FPR. FPR niyo itegeka igihugu, nk'umunyamabanga mukuru wa FPR Ngarambe ntahahuriye na minisitiri w'intebe. Ibintu acyatse mu gihugu ashobora kubihindura na minisitiri w'intebe atabizi, ntashobora no kumenya. Ikindi kintu rero muri ibyo ngibyo by'imari nshaka no kugarukaho kugira ngo mbihurizeho iyo guverinoma abantu bari kwita nuko muri kiriya gihugu hari abantu bari kuvuga ngo abo bavuzi bafite inganda, abantu bafite ikintu cy'ubucuruzi muri kiriya gihugu, cyane cyane nk'abo bagera ku rwego rw'inganda. Mwibuke ko bagomba kumenya
ikicumi ariko ni kuvuga ikicumi nuko bagomba mu migabane yabo bagomba kwemera ko FPR yinjira muri business yabo ikagira imigabane igiramo nabo bankusi n'ibiki nabarwigara nicyo bazize n'abandi umuntu utemeye ko FPR yinjiramo muri yo migabane ibyo byo kuvuga ngo leta ngo ubucamanza niyo wararurira niyo warawiruka niyo wararuburana ntibishoboka rwose nta guverinoma yo kuzimura no kugira ngo ayo matsiko abanyarwanda bangu ari guverinoma yo kuzimu nta handa yo guverinoma ikorera ari nayo yoboye igihugu kurusha iriya tuzi ahubwo kuko iriya tuzi nta nubwo ari yoboye igihugu irazwi iba ahantu bita ku buyobozi bwa FPR n'ushaka kuhamenya ngaho ntazirwa avuga ngo ni kuzimu yo bavuga bira ngo minisitiri w'intebe ngo ibiki n'ibiki ngo abayobozi ngo b'igihugu ngo ibiki n'ibiki ariko bariya n'amashusho nabo bita mu gifaransa babita rehobo abantu ni amashusho ni abantu bakoreshwa nk'uko amarobo nk'uko yajya ufata kuri telekomande ya televiziyo ukazimya n'ibiki niko FPR bakoresha bariya ariko mu by'ukuri abayoboye igihugu barazwi ni kuri FPR n'ubu igihugu cyoborerwa niho ibintu byose bitegerezwa umuntu ro wanze nabo abafite inganda z'imiceri cyangwa bafite ibikorwa abavugaga abandi ba rwiyemezamirimo ni abatemeye mfite abacuruzi ara bose barambwira bati ikicumi ariko icyo kicumi nuko ari cyo bibiri ivuga nta nubwo ari ikicumi nuko nukuvuga ngo FPR azakubwira ati nitura tugabane wose icumi ahubwo ni 50% nangwa ni ikicumi byo nta n'ikibazo cya giteye abacuruzi benjara muri iki gihugu ariko FPR azakubwira niba ubucuruzi bwawe butangiye kugenda imbere cyangwa ibyo urimo bitangiye gutera imbere nitura tugabane niwanga bimeneke niko bimeze no kuvuga ngo ndinjiramo ndafata imigabane nshatse bitewe na business n'ibyo uri gukora niwanga turabisenya nibyo bari abankusi bazira nibyo nabandi bazira Kagame rero nka president wa FPR akabona president w'igihugu arabifatanya byombi ajya muri FPR akabikirizayo yaza no mu gihugu akabikiriza aho akwashatse afite n'ingabo uzizungurutse uko ashatse nazara zituma ushobora gusanga nk'uwo mupolisi wagiye kwa Nkusi yaratumwe n'uhagarariye igisirikare cyangwa n'uhagarariye polisi ku biro bya FPR nabo baba bahari kandi bategeka zira za polisi uko zibona Nkusi yabivuze neza ko yamubwiye ko binyuranyije n'amategeko aramubwira ngo mpamagawe ni Kigali yuko nza kwaka ifunguzo voilà nuko bimeze buriya Nkusi mpamya ko mu ruganda rwe yanze wenda nk'imigabane FPR ifatamo ushobora kuba ari kuzira sindi kumubwira nawe ntiyabikira kuri televiziyo cyangwa kuri radio kuko barara nabyo baramubwiye bati nukomeza kubigira uzaba nka Rwigara kuko Rwigara nawe yanze ko binjira mu migabane ye ubuhirara burya n'abandi benshi tutavuga na Nkusi nawe niba yaranze agatwaza agasiga hari ibyo cyo namubwira inama agiye ku biro bya FPR kibazo azavuyo gikemutse niyo nama namugira niba ashaka gukora ubucuruzi muri kiriya gihugu nicyo navuga bwana Bosco murakoze bwana Tanazi ku bisobanuro mutanze ariko ku kijyanye cyo nageraga nshyiraho ubugororangingo nuko ku kijyanye n'abavuga ko hari guverinoma y'ikuzimu barabizi nabo yuko ari guverinoma nyine ikorera ya FPR ubwayo ku giti cyayo gusa kuyita y'ikuzimu ni ukubera ibikorwa bibi bakora nibyo bita nyine ikuzimu uko mu Kinyarwanda tuzi yuko ikuzimu ariho habera ibintu bibi mbese ibikorwa bibi muri iyo guverinoma niho hajya hafatirwamo ibyemezo byo kwica abantu muri iyo guverinoma niho hafatirwamo ibyemezo byo kwambura abantu imitungo yabo muri iyo guverinoma niho hategurirwa ibibi byinshi iyo akaba ari impamvu rero bayita guverinoma y'ikuzimu none rero bwana Tanazi ndagira ngo dusoze ikiganiro cyacu ubutumwa mwahereza abanyarwanda muri rusange twabonye ko nyine hari umuturage we waje bamusenyera mu nzu yiwe w'umuturage wo hasi twabonye n'izo nganda n'izo hasi mu giturage nazo baza bakigomeka ku myanzuro y'urukiko ubutumwa mwahereza abaturage b'u Rwanda muri rusange ubutumwa mwahereza abanyarwanda bashaka gukora business cyangwa bafite imitungo yabo iciriritse ubutumwa mwahereza leta y'u Rwanda cyangwa iyo leta yindi ikorera ku ruhande ni ubuhe bwana Tanazi ngo dusoze ikiganiro murakoze bwana Bosco ndabashimiye cyane ubutumwa mu by'ukuri twaha ndahera ku banyarwanda noneho nyuma imperukire kuri iyo guverinoma yo mu kuzimu nk'uko abanyarwanda bayita kandi mpamya ko batanabeshya ndahera ku abanyarwanda ikintu nababwira ni ugukomeza kwirinda ibyo bashukisha bababwira ngo umutekano ngo murarinzwe ngo kumbibi ngo hari abasirikari ngo ibiki n'ibiki abanyarwanda muri mu kaga nimwe mu kazi kundusha
icyo twabwira tubwira abanyarwanda muri mu kaga akaga umuntu ntashobora kubwira ngo afite abasirikare ku mupaka waburaye abana bawe baburaye nta kintu ushobora gukora udashobora guhumeka udashobora kujya mu nzu yawe ngo uraremo utuje udashobora akantu kawe baza bakakwambura uko bashatse uwo nta mutekano urimo mu Rwanda ni igihugu ahubwo gifite umutekano muke ushoboka niyo mpamvu muri bariya bajya bakora ibyo bita bakora navuga ngo ikira babyita mu Kinyarwanda bariya bakora ibipimo by'abaturage bishimye n'abatishimye berekana ko mu Rwanda abaturage batishimye so kutishima gusa nuko abaturage ahubwo baragowe ibyo turabizi noneho nkababwira ndi banyarwanda ku kaga murimo nta kindi kizakabakuramo uretse guhindura ubuyobozi nyine mugashyiraho ubuyobozi bushobora kubumva bukabageza bugakorera ibyo mwebwe mwifuza bugakorera abaturage bukumva ibyo mwifuza bukabafasha gutera imbere iterambere nyaryo itari iterambere ryo kuririmba ku maradiyo bukabafasha bukaba ubuyobozi bwanyu mu by'ukuri nicyo nabifuriza ndabyifuza nk'umunyarwanda namwe ndabibifuriza kuko burya ni ibintu byiza biraharanirwa birasaba ko mubiharanira ubwanyu birasaba ko mubishaka muzabigeraho Imana izabafasha mubageraho ko nicyo nifuriza sinifuza ko igihugu cyanjye cyakomeza kubaho nk'uko kiri kubaho ubu ngubu dukomeze dusenge twese dufatanye navuga ntibyiza biri imbere Imana izadukiza ibibi byose biri kutubaho FPR akakaga kose yatuzaniye Imana izakadukiza natwe ariko dushyira akacu uko Imana irafashwa aho ni ku banyarwanda ikindi cya kabiri nabwira rero FPR yirirwa ivuga ngo yateje ngo abanyarwanda imbere n'ibiki ndagira ngo mabwire ko FPR irica igihugu kwica igihugu no kuvuga irica abanyarwanda ubwabo irica ubukungu bw'igihugu kuko biriya bintu byo gukinisha abaturage ikora n'ubukungu bw'igihugu biri kwica ntushobora kuvuga ku ruhande rumwe ngo guteza ubukungu bw'igihugu imbere uri kwica aho ubukungu bw'igihugu buva iyo ufashe uruganda nka ruriya rwagiraga abaturage kamaro rwatonoraga umuceri rwakoreshaga abantu rwakizaga nyir'ubwite nawe agasora imisoro mu gihugu n'imisoro rwinjizaga mu gihugu ukarufunga ngo nuko wenda ngo umuntu yanze ko ngo azana amaturo iwawe kuko nta maturo bira nta nubwo ari imisoro ibyo bajyana muri FPR si n'imisoro ntabwo ari imisoro buri ijya muri leta imisoro ijya muri leta ukwayo biriya abapfu binshi ni amafaranga yo kujya muri FPR kugira ngo FPR ikomeze nyine igire biriya bifaranga ibe ishyaka rya mbere ku isi rikize nta nubwo ibyo nta nubwo bifasha igihugu bifasha FPR nk'ishyaka sinzi aho ayo mafaranga ishaka kuzayajyana cyangwa ikizayamaza ariko ngewe nabwira FPR ni mwubake igihugu kurusha kubaka ishyaka ngewe nicyo nayihamagarira ni naho narangiriza FPR icyo nkubwira ubaka igihugu kurusha kubaka ishyaka kuko ishyaka rirapfa ishyaka rirahindagurika ariko igihugu ntigihinduka inshuro nyinshi burya igihugu ntigihinduka igihugu gigumaho ubutaka bugumaho abaturage bakagenda basimburana bamwe bagapfa abandi bakavuka ariko ishyaka ryo rihinduranya amazina ishyaka n'abantu bashwanamo gahindura amazina rikanavaho rigahinduka ukundi rikagira ibiki n'ibiki ariko FPR nkubwire ko abantu benshi mwagombye gufatira ingero ku mashyaka yandi yo ku isi kuko nimwe muri shyaka rikize rya mbere ku isi ndabihamya mwagombye gufatira ishyaka ku mashyaka akomeye ku isi yubaka igihugu kurusha kubaka amashyaka kuko amashyaka yarahinduka namwe nimwubaka igihugu mureke kubaka ishyaka kuko kubaka ishyaka ntacyo bizabamarira murakoze bwana Ngarama narangiriza aho ngaho murakoze cyane bwana Tanazi ku bisobanuro byiza mutanze no ku nama mugiriye abanyarwanda n'abategetsi b'u Rwanda muri rusange akantu kenshi keza cyane ushoreje ukanankoze ku mutima nako kubwira abayobozi ba FPR uti FPR ubake simvuge ngo FPR bategetsi b'u Rwanda mwubake igihugu kurusha uko mwakwibanda kubaka ishyaka kuko ishyaka rirasaza rikanashira dusubije amaso inyuma za runari za parimehutu za raderi aporosoma MDR n'andi mashyaka ntabyo tukibona ariko u Rwanda rwacu turarufite ikindi ngewe ubutumwa gusa nahereza nanjye abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda bakomeje kurenganya abaturage nuko nshaka kubabwira ko wari ubivuze mu kanya uti FPR nimwe mu mashyaka afite umutungo mwinshi ku isi nageraga mbabwire ngo kwirundaho umutungo ntacyo bimaze udafite icyo umariye abene igihugu cyangwa umutungo uvuye mu buriganya hari indirimbo bajya baririmba yitwa akamanyu k'umutsima bakaguma bavuga araho bagera bakavuga ngo komeza uyarunde ngo uyarundarunde
aho rero niho ngaruka kuri buriya bujura no guhemukira abaturage FPR ikora igambiriye kwigwizaho imitungo, kandi mu by'ukuri iyo wumvishe ibyo baririmba muri iyo ndirimbo, hari igihe kizagera n'amafaranga ntushobore kuyakoraho, hari igihe kizagera ntagire n'icyo akumarira kandi uyafite muri banki. Ingero turazifite z'uko ba Kadafi bagiye bapfa bari afite ibitwaro n'ibitwaro, ariko yari afite imbunda ya pistole nawe ntayo yarashishije. Bishaka kuvuga rero iki, n'isi ubu ngubu yabaye ntoya, amafaranga abo yashyize hose uwo wayandikaho wese amafaranga abazwi no kuvamo naho arengera, ntawe ujya kubikuza ngo ngende yikoreye ibikarito n'imifuka by'amafaranga n'amasheke. Amafaranga rero hava naho ajya kubera ikoranabuhanga, ubu rwose biroroshye kubibona. Icyo nashaka gukomerezaho rero nuko kwigwizaho imitungo uhemukiye abene gihugu, uhemukiye abanyarwanda, uhemukiye igihugu, ntacyo bizakumarira, kuko mu gihe cy'iminsi yawe ya nyuma y'amafaranga ushobora no kuzakenera kuyakoresha ntuyabone, kandi wararuhiye ubusa kandi waricishe n'abantu ukabamara. Nageraga mumereze n'ubutumwa abaturage b'u Rwanda gutinyuka, kimwe n'uko uyu muturage yatinyutse aravuga rwose, avugisha ukuri. Ubu ngubu mbere twagiraga ibibazo kuko twari dufite radiyo Rwanda n'amaradiyo makeya za radiyo DC n'andi yaje kwiyongera muri Kigali, ariko ayo maradiyo kubera itangazamakuru uburyo rinize mu Rwanda akaba atemerewe gutambutsa ibiganiro bimwe na bimwe, cyane cyane yari ibiganiro bivuga ku gatsiko cyangwa bivuga ku bubi bwa leta. Uyu munsi wa none rero niyo mpamvu natwe turi kuvugira hano, hari amaradiyo menshi ya YouTube ariho. Munyarwandakazi wagize akarengane, ako karengane kawe jya mu itangazamakuru ukagaragaze, kuko abahanga bavuga ko igihugu kigizwe n'inzego eshatu, za zindi navuze: ubutabera, ubucamanza n'inyubahiriza tegeko, ariko inyuma y'izo hakaba hari urundi rwego rwitwa itangazamakuru. Itangazamakuru rero ryakoze neza rigera ku musaruro. Nageraga nanashimire bariya bafashije nk'aba baturage bose kugira ngo ibibazo byabo bishyire mu itangazamakuru, ariko nshishikariza abaturage bo hasi, rubanda rugufi rwose, abo bantu bateye imbere, igihe ugize ikibazo nyaruka urebe umuntu ugufasha, ujye mu itangazamakuru rishoboka rikwegereye, kuko ibitangazamakuru ni byinshi mu Rwanda, kandi uretse ko dufite ikibazo nyine cy'uburyo bibitangaza, ariko bajye bagerageza n'ibyanga bashakisha uburyo bareba ibitangazamakuru biri hanze y'u Rwanda bishobora kubatangariza inkuru zabo. Murakoze rero cyane Bwana Tanazi, wakoze kwitabira iki kiganiro. Banyarwanda namwe banyarwandakazi badukurikiye, turabashimiye kandi twizeye ko mu gihe kitarambiranye amarira yanyu azahozwa. Murakoze kandi murakarama.